nibwo Imana yaronshingiye ego cyane bivuze ko umuryango wabayeho kubw'ubushake bw'Imana make cyane niwe mugabo urugo ingo zananiye yarafite nyinshi ariko akagira umugore umwe ashobora kuba enda imbuga nkoranyambaga zari zitaraza ariko kugira ngo ashyingirwe uwo mugore Mikali byaturutse mu busitani bwa Dawidi kuko yishe Goliyati kubw'igihembo bari bamuhaye bavuze bati uwica Goliyati turamushyingira noneho ntiyamwikundira kandi noneho imico ya Dawidi niya Mikali iratandukanye. Mikali n'umwana w'ibwami wakuriye ibwami. Dawidi ni umushumba w'intama azi gusimbuka akaguruka ariko umugore akavuga ati ntabwo ari uko bahimbaza Imana. Abantu bize ntabwo ari uko baramya Imana ariko ntukajye umvangira sheri. Kwezi kwa buki akiri mu kwezi kwa buki urugo rwa Dawidi kandi nta kintu bari babuze bari bafite ibintu byose ariko rurasenyuka bitewe no kutarinda kuri Adamu nawe umuntu yamushyiraho genda unakushaka kwibaza kenshi dukunda kuvuga ko ari Eva wabiteye ariko nusoma Bibiliya uzabona Adamu yarahuze inzoka yarinjiye ivugana n'umugore we bagera ku ngingo yo kujya ku meza abantu bakaba bageze ku rwego rwo kugenda n'imodoka n'indege noneho ngo haje amahirwe ya kabiri haza undi bijyamo wa undi mwararanye ku karago musenga abivemo harimo umugambi wa Satani mubi kubera ko Imana ntabwo ibabaza umuntu siko birivuga ngo ntabwo inezezwa no kubabaza umuntu iteka. Bakunzi ba Isabisoza TV turabakiriye turabashimiye ko mudukurikira. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ngiye nitwa Pastor Alexis nkuko dusanganywe kuri Isabisoza TV. Dushimiye Imana iduhaye uyu munsi nawo kugira ngo tuganiriremo dushake byubaka ubugingo byubaka societe. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tubahaye ikaze abari mu ntara y'Iburengerazuba, Iburasirazuba, Majyepfo n'Amajyaruguru ndetse n'intara y'umujyi wa Kigali, tutibagiwe inshuti zacu z'intara y'abadiaspora. Imana ibaho umugisha. Message zanyu zitwereka ko mudukurikirana turazibona. Turabanezerewe cyane. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa umukozi w'Imana twibwira ko muri bunezerwe kurushaho. Reka tumuhe umwanya abibwire ni umugabo ukuze. Karibu sana tubahaye ikaze. Murakoze cyane mushumba. Ndagira ngo nanjye mbasuhuze mwese aho muri ndabaramukije cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nitwa Pastor Claude Imana nanjye nejejwe no kubana namwe. Imana iduhana umugisha. Umushumba tumuzi cyane akorera kuri Eden TV. Abazakenera kumusura aho tubahaye ikaze naho kimwe karibu cyane rwose n'umugabo w'Imana. Murakoze cyane. Reka mbasabe nyakubahwa mushumba dutangire musenga Imana tufuze umugisha abantu badukurikiye kugira ngo Imana ize kubana nabo. Mana turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugushimiye ko duhaye umugisha wo gusangira n'abana bawe ibyiza byose bituruka mu ijambo ryawe. Ubane natwe rero dufashe nkuko wavuze ko babiri cyangwa batatu bateranye mu izina ryawe ubana nabo. Tugushimiye ko dufasha muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Tubahaye ikaze hano Urakoze. Isabisoza TV. Amen. Isabisoza rwose turabyizeye. Nta jambo Imana ivuga ngo rihe. Niyo mpamvu twahagaza turavuga tuti Isabisoza byanga ariko kandi tugenda tunabibona yisubije umwe duhita tubona ko umuntu arimo agenda yigira imbere kuri gishe burya ntabagirayo rimwe. Iyo mwavuye kuri gishe undi nawe yigira imbere akarongo kagenda kwisubika apfa kuba afite icyizere cy'uko izabisoza. Ari byiza kazi. Mushumba murakoze. Tunejejwe no kubana namwe by'umwihariko ndanezerewe nanjye inshuti yanjye ukabona koreka. Twishimiye cyane. Hanyuma tumaze iminsi hano kuri Isabisoza dufite topic ivuga ngo imizi ibikomere byo mu rushako. Tureba ni iyihe mizi
byo mu rushako imizi habaho imizi miremire minini cyane hakabaho n'imitoya igenda itandukana hanyuma rero turibaza ngo ni iyihe mizi cyangwa se imizi y'ibikomere byo mu rushako ni iyihe ingo zirimo zirasenyuka muri ino minsi amadivorce arimo ariyongera ukajya kubona ukabona no mu bitwa ko basenga cyangwa se n'abasenga ukabona divorce irimo iratwotogerezamo ukibaza ngo niye mpamvu iri gutuma ingo ziri gusenyuka cyane dufite abantu bamwe tugenda tunaganira ukajya kubona ukabona umuntu afite isezerano ngo ryo kuzagira amahirwe ya kabiri isezerano amahirwe ya kabiri mu rushako ugasanga abahanuzi bamwe arimo aragenda akajya mu muryango agahita abwira umugabo akamubwira ati burya ntabwo urugo rwawe ntabwo Imana ariyo yamuguhaye ntabwo mukwiranye ntabwo ariyo yamuguhaye ati wariyoboye turi kubiteka gusa akabikubwira babyaranye kabiri babyaranye gatatu akagenda akabwira abagore mu cyumba ati Imana imbwiye ko iguhaye amahirwe ya kabiri ati kuko uriya mugabo si uwawe urumva ukajya kubona ukuntu umugore abitsa amasezerano muri ajenda y'uko umugabo we atari uwe ahubwo Imana izamuha amahirwe ya kabiri kandi na wa wundi akiriho hanyuma turimo turibaza wenda muze kudufasha inararibonye mu bintu by'umuryango muraza kudufasha intambwe ziganisha ku kurambagiza zemewe n'izihe ku buryo umuntu ufite umuryango ufite abana uno munsi atagishidikanya ko umuntu babana atari uwe mbibutse ko hari ababana hari abarambagiza yabisengeye Imana ikamubwira yabikuye mu buhanuzi hari abajya ku bana yarebye ikimero cyane cyane abasore akareba ikimero akavuga turiya mukobwa nintamutwara irareba abandi bareba amashuri mu biganiro twakoze ubushize twibajije fondasiyo y'urugo ntabwo ingo zubatse kuri fondasiyo zikomeye kuko hari fondasiyo y'ubutunzi ugasanga umuntu urugo rwe rwubatse kuri fondasiyo y'amafaranga yarebye umukobwa abona afite amafaranga akamutwara turiya ntitubana hehe n'ubutinde undi akareba ku mashuri akavuga ati uyu mwana wize ufite lisanse ye ufite masters ufite doctora nimuzana ndamukoze nk'umushinga tuzabana ntituzajya ugasanga iyo fondasiyo iraho hanyuma byamara kuzamuka byagera hejuru rwa rugo rugahirima bitewe n'umusingi rwubakiye so tuze kuganisha ku ntambwe ziganisha ku kurambagiza zemewe mu n'abamukoze murakoze cyane iyi topiki no kugira cyangwa se umusanzu tuyitangaho umuntu aba yubatse umuryango cyane cyane ko buriya umuryango ni ikintu gikomeye cyane Imana imaze kurema isi yayizanyemo umugabo cyangwa se yari umusore ariko Imana ihita ibona ko atari byiza irema umuryango rero ni ikintu gikomeye haba mu bwami bw'Imana haba ku Mana ariko ndetse no muri sosiyete hano kuri iyi si ndetse no mu itorero buri itorero rifite imiryango mizima buri itorero rihera mu rugo iyo umuryango rero watatswe cyangwa se wagabweho igitero yaba Imana birayibabaza yaba itorero natwe tuba dufite ibibazo urumva buri pasiteri ufite abakristo batumvikana umwe avuga ati ndashaka amahirwe ya kabiri urumva kujya gufasha abo bantu biranagoye ariko nanone n'igihugu buriya igihugu cyubakiye ku muryango ariko nk'uko wabivuze umuryango muri iki gihe wagabweho igitero cyane mu Rwanda turi kubibona ariko ni ku isi yose ukibaza ati se uyu muzi urimo umera uraturuka hehe ntabwo biterwa nuko yenda abantu barambagiza nabi mushumba ubundi iki kiganiro reka tugihere kure cyane waravuze uti intambwe zemewe na Bibiliya zo kurambagiza ubundi tujye mu itangiriro aho umuryango wa mbere ugaragara muri Bibiliya
ubundi umuryango Bibiliya igaragaza ko umuntu wa mbere wabayeho ni Adamu, Imana iza kumuha umugore witwa Eva. Niho rero muri kiriya gitabo cy'Intangiriro mu bice bibiri niho tubona umuryango wa mbere. Niho Imana yaronshingiye. Ego cyane bivuze ko umuryango wabayeho ku bw'ubushake bw'Imana, ntabwo wigeze uturuka mu bushake bw'umuntu. Bivuze ko abari mu muryango, umugabo n'umugore, bakwiye kubona urugo rwabo nk'umugambi w'Imana. Urugo rurenze ibitekerezo by'umugabo n'umugore, kuko ruturuka mu bitekerezo by'Imana. Umuntu rero, umugabo n'umugore bari hamwe, bakwiye kumenya ko kubaho k'umuryango biri mu mugambi w'Imana. Rero niba urimo ukora mu mugambi w'Imana, ukaba uri umugabo, uri umugore, urimo usohoza ubushake bw'Imana, ukwiye kumenya ko icyo kintu ari ikintu cyo kwitondera. Duhereye rero uko ruriya rugo rwa mbere rwabayeho, cya mbere n'Imana yahisemo ko umuryango ubaho. Icya kabiri yabanje gutegura uko umuryango uzabaho. Mu bice bibiri uhereye ku murongo wa 15 w'Intangiriro, Imana yabanje kurema Edeni, ahantu heza hari ibintu byose. Aha rero harimo inyigisho ikomeye. Niba umuntu ari umusore ashaka kuzashaka uwo bazabana, kuri kubanza kuba afite Edeni. Agomba kubanza gushaka Edeni azatuzamo Eva. Kandi Edeni yarimo ibintu byose. Ikindi gikomeye, harimo Imana. Ntabwo Edeni yarimo gusa ibintu bitarimo Imana. Harimo imbuto, harimo byose, harimo mbega harimo ibintu byose, ubutunzi bwose. Ubundi Edeni bisobanura umunezero, ahantu h'umunezero urenze. Rero Imana yarabanje itegura ahantu h'umunezero urenze, izana uwo muntu ajyamo sore, hanyuma ahabwa inshingano. Yahawe inshingano, icya mbere ni ukurinda Edeni, icya kabiri ni ukuyikorera, icya gatatu ni ugutoza ibiremwa byari biri hariya kubaha Imana, kuko yarahagarariye Imana hariya. Hanyuma no kubyara, akororoka, akuzuza isi. Ibyo turaza kubivuga mu buryo buraza kugaruka kuri iyo si. None icyo nshaka kuvuga, uru rugo rwari ruteguye neza. Hari akandi kantu nshaka kuvuga. Uyu musore yari afitanye ubusabane hejuru. Ikintu njya nibaza impamvu Adamu yabanje kuza hariya akamara igihe hari umusiribateri atarashaka. Kwari kugira ngo Imana imutegure abe umugabo ushyitse, uzi kubana n'Imana, wuzuye. Yari umunyamwuka, ariko yari n'umukire, yari umuntu wujuje ibintu byose akeneye kugira ngo ruriya rugo ruzubakwe neza. Nyuma rero haza kuzamo umufasha, umuryango buravutse. Nyakunda kubiganiriza abasore, niba utekereza kuzazana Eva, ukwiriye kubanza gutekereza Edeni izazanamo Eva izaba imeze gute. Hari umuntu rero uzana Eva akamuzana ahantu hateye ubwoba. Ntamuzane muri Edeni, ahubwo akamuzana nko muri Gehinomu. Namujyane muri Edeni akamutuza mu Kigali. Mbega ku buryo hari umuntu uzi wakoze ubukwe, abukora ku wa gatandatu, ku wa mbere rurasenyuka. Ku wa mbere baransanze baravuga ati rwasenyutse. Umusore tubyamucaza. Nanone gerageza urumva, nahise nibaza ikintu umuntu ari bukore, mbona urwo rugo rurarenze. Ni urugo ruteye agahinda, haba mu miryango, haba mu itorero, haba n'urwo rugo, haba abakristo n'abavandimwe n'imiryango bafashije kugira ngo urwo rugo rubeho. Nyuma y'iminsi 3 rukaba rurasenyutse. Biterwa n'iki rero? Biraterwa na Adamu, ariko biraterwa na Eva. None icyo nari nshatse kuvuga, ni uko urugo rutegurwa. Yenda abantu bashaka kwibaza ati se ko iriya Edeni yubatswe n'Imana, none umusore akaza yarayisanze, gusa umusore yakubaka Edeni? Yes, yayubaka. Ashobora kuyubaka mu bitekerezo, ashobora kuyubaka akavuga ati jewe nzatuza umuryango wanjye muri Edeni. Aho rero ni imwe mu ntambwe yo gutegura ko umuntu azagira urugo rurambye. Ariko noneho tuvuge ukuntu barambagizanyije.
step nkuko warumbajije step ziganisha kurambagiza iya mbere hariho kurambagiza Imana ikabigiramo uruhare navuga ni ugusenga Imana ikaguhishurira ibyo bibaho mushobora byemera kuba wasenze uri Adamu hariya utazi Eva ukajya kubona ukabona Imana izanye Eva ushobora kuguhishurira ushobora gukoresha uburyo bumwe cyangwa ubundi ariko ukaba wasenze ukamenya ngo ni Imana impitiyemo iyo ni step ya mbere uraza kumbaza ibibazo ya kabiri cyangwa mureke aricyo agiye kumbaza aho ngaho kugira ngo tutaza kuhaca hari abasore bamwe yibwira ko gusenga cyangwa abakobwa nasenga Imana irazana umuhanuzi cyangwa se irazana iyerekwa aho icyo navugaho gusenga ni ngombwa ko umusore n'umukobwa basenga ariko kandi uburyo Imana isubiza iyo usenze mu bwere ariyo mvugo nkoresha iyo usenze mu bwere Imana ishobora kuyobora imitekerereze yawe Eva kaza umahitamo reka noneho mubwire kugira ngo wumve ndashaka kuvuga intambwe eshatu iya mbere ni Adamu warura aho ngaho hanyuma Uwiteka aravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine bibaho umuntu ashobora kuvuga ati sinzanashaka akabaho yumva atazashaka yenda nziga byo gushaka simba ifite muri gahunda wajye kumva Imana iramubwira rero gahunda yo kujya muri Amerika kwiga umuhanuzi cyangwa se yanasenga kumva Imana iramubwira ngo ubukwe bwihuse Imana ikamuzanira Eva bakabana yenda akaziga nyuma birashoboka iyo ni intambwe rero Adamu yateye cyangwa se Imana yamutereye yo guhishurirwa umufasha biturutse ku Mana iramumuzanira iyo ni step ya mbere nemera Imana ishobora kuguhishurirwa muzabana utamuzi Imana ikamuguhishurira ikakuzanira Eva cya kabiri hari babyita ngo ikira babyita urabona umugabo witwa Yakobo yakunze Rachel ariko abasaza bamuzanira Leya babyita umuranga nuko kurangira kwa Alexi hari umukobwa mwiza kwa Emmanuel habaye umwana w'imfura turamuzi ukazajya kubona ukabona hari umupasiteri watwigishaga ngira ngo uramuzi yatwigishaga Ancien Testament uramuzi yatubwiye ukuntu yavuye kuragira asanga abasaza bicaye baramubwira bati tambuka ujye mu nzu imbere urahasanga ubutumwa bwawe urabwibutse agiye ngasanga umukobwa ngo witwikiriye bari bakitwikira ni mu gihugu kindi kitari iki gihugu cyacu yitwikiriye noneho bitangira bibanza kumuyobera ariko ngo aza kumenya ko nyine ari umuntu bamushyiriye hariya yaratubwiye ati turabanye tumaze imyaka irenga bafite imyaka irenga bageze muri za 50 kandi ngo babanye neza cyane urumva ne mu mbere ariyo message kandi tambuka ujye mu mbere hariya urahasanga ubutumwa bwawe kandi ushime aho rero ni umuntu urambagirizwa n'abandi uremera ko bibaho hanyuma indi step ya gatatu Paul yayivuze ayo magambo mvuze ubundi ari mu Itangiriro igice cya 29 Yakobo arambagirizwa na Labani sebukwe niwe wavuze ati umwana ndamushyingira umukobwa wanjye witwa Leya ariko aho ngaho yo arambagirijwe buriya baravanga ijisho ry'undi biri kurebera kuko Leya yarebaga imirari nabwira abantu bashaka abakomisiyoneri ari giye kuzanira imirari kubwira byamba reka da ari giye kuzanira imirari akavuga ati uyu mukobwa ni umwana mwiza kandi kuko ashobora kuba ari umwana mwiza ariko wamureba ukabona iriya mirari ntuzayi ariko akaba babitekerejeho imirari ntabwo iri ku bakobwa gusa ishobora kuba iri no kimwe nuko no gushaka uwo mukobwa ureba imirari si icyaha ari icyaha ashobora kuba ari n'umugore w'umutima ari umuntu mwiza kuko buriya Leya yagize umumaro icyo ngicyo utaza kukivugaho cyangwa se nawe wanakivuga ariko indi ntambwe ya gatatu Pawulo yayibwiye abakorinto bari abantu bari mu gihe gisa n'iki turimo aravuga ati rero ndabona aba basore mufite amarari muri gushyuha cyane ndavuga kugira ngo mugende mushyuhe uhite utera umukobwa w'abandi inda niba ufite irari Pawulo yavuze ijambo Pawulo ni umunyamwuka ariko iyo usomye mu rwandiko rw'abakorinto rwa mbere ibice 7 ubona yaroroheje abo munyamubiri aravuga ati numukunda tegura ubukwe bwihuse
ndumva washyushye ndumva washyushye niko yavuze ati nubona washyushye ukabona kandi uzamukoresha icyaha bwira abasaza uhamagara abantu mukora ubukwe bwihuse kuko kurongora biruta gushyuha niko yavuze. Iyo rero ni intambwe eshatu ariko noneho bakuvuga uti inziza ni iyihe muri izo? Muri izi zose zifite ibyiza n'ibibi ariko jewe cyo nabwira abantu ntavuze amagambo menshi nuko zose zihura. Banyumvise? Nuko zose zigomba kuba zigize gute? Zihuye. Imana imushima, abantu bamushima, nawe wagize gute? Wamwishimiye. Muri make kwirambagiriza ukiri mu bisengera ukabisengera hanyuma warangiza ntunirire ko Imana ivuga rwose ushobora kuvuga Imana ivuga mu buryo bwinshi ushobora kuvugana n'umutima wawe yongoreye ntibicishe hanze. Ibyo rero ni bitatu uko Adamu yashatse Imana imwitiyemo ariko nuko Yakobo yashatse abasaza bavuze baturiya mwana ndamuzi n'umwana wanjye n'umwana mwana ni muzima ntiyazava muri saro uriya mwana rwose umwana mwiza ariko nawe ukaba wagize gute? Wamushimye. Ibyo bintu bitatu rero iyo bihuye urugo ruba rukomeye. Imana baramushimye kabiri n'ababyeyi buriya dore ikibazo dufite cy'abantu ibintu byo kurambagiriza ku mbuga nkoranyambaga ukabona umuntu bari bwabone ni Sofia subona wirebye ku mbuga nkoranyambaga ubona idasa neza mu maso ariko se yaba umugore rero hari abantu barambagiza kubera ko abonye yenda ntiwamenye kuki se ataba ari Sofia ngira ngo muri convention mu minsi ishize yatanze ikiganiro Sofia ntabwo ari izina ry'umuntu ahubwo ni robo bari barimo batestinga. Urakoze cyane. None ndashaka kuvuga ko ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga ukabona umukobwa yenda wo muri Singapore cyangwa se wo muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa se mu Buyapani mugacatinga muzi wabo niba yenda se n'umukobwa muri Kigoma muri Tanzania kandi Kigoma bizi ko aba bantu b'abarozi bahatari uretse ko ubundi butumwa burimo bugerayo ariko Kigoma irazwi yenda ntuzi niba nyina yararogaga ahantu nigeze njya banyohereza ibintu by'ibirozi byari binyishe aragiye kurabagiza niho n'abaganga barahigaga. Reba rero kujya gushaka umukobwa abo barozi baje bagendera ku gataro nyina agendera ku gataro ariko na Rasheli yarazitaye inzara zise Imana si wawe ntuzi ko yazitwaye yaba ari kwifarashi isakaza zikurikiye Imana zangira zijyanye ati haguruka ngo usake noneho icyo nashaka kuvuga ni ukubanza ukamenya iwabo ukamenya umuryango we ukamenya abasaza be cyangwa se barumuna be cyangwa se ukamumenya buriya gushaka umuntu uzi ubu muzi atari mu mwuka noneho ukanamumenya ari no mu mwuka iyo yagiye mu ntege nke muzi ukuntu yitwara hari ahantu atajya arenga yararezwe afite umuco ariko ndashaka kuvuga ko gushaka ni ukubanza ukabyitondera mvuze ibintu byinshi ariko bakomeza ukavuga ko biraryoshye neza ku cyo mwahereyeho muvuga ko umuryango ari ikintu gikomeye Pawulo we abivuga yabyise itorero ryo mu rugo kuko atanga intashyo yaravuze ryo mu rugo itorero ryo mu rugo nibutsa abantu ko itorero ryo mu rugo rikomeye cyane n'abashumba tujya tugira umwanya wo kuba ku matorero ndetse tukanatindayo tukaha umwanya munini tukibagirwa itorero ryo mu rugo ariko reka mbibutse ko itorero ryo mu rugo rikomeye cyane mu byo mwitaho nabyo mu byitego hanyuma sinababuza gukomeza dukomereze muri izo ntambwe zo kurambagiza kugira ngo abasore bacu bave mu rungabangabo ndetse n'abo ngabo bubatse batangiye kwibaza ko bibeshye abo bashatse badakwiranye atari ababo ndagira ngo mubafashe muri uko ndagira ngo nongere mfashe wenda navuze ibintu ngiye ntemera kubona umuntu utamuzi mugahitamo mupanga kuzabana hari n'igihe bishoboka bibaho mu by'ukuri ushobora kubona umuntu hari ababa barashakanye muri ubwo buryo
rw'imbuga nkoranyambaga ariko amahirwe yo kugira ngo izo ngo zikomere aba ari make kuko kuri abantu imiterere y'abantu ushobora kudahuza mu rugo. Ngiye urugero rukomeye, Dawidi ari mu bagabo bari bakomeye cyane mu mateka ya Isirayeli. Yabaye umugabo ukomeye cyane mu mateka mu bigwi bye. N'uyu munsi usuye Isirayeli ntago ushobora kuva muri Isirayeli batagutembereje ngo bakwereke kumva y'umusaza Dawidi. Ubwo mperuka banjyanye wagezeyo agugisha ni abonye kuriya mugabo yubashye ni n'ahantu heza hari nyaburanga baharebye turi ku musozi wa Elayono hanyuma batumurikira Yibyo. Ariko mu busitari bwa Dawidi, mu buhangange bwa Dawidi, iyo ugeze mu rugo umuha amanota make cyane. Niwe mugabo urugo ingo zananiye, yarafite nyinshi ariko akagira umugore umwe. Ashobora kuba enda imbuga nkoranyambaga zari zitaraza, ariko kugira ngo ashyingirwe uwo mugore Mikali byaturutse mu busitari bwa Dawidi, kuko yishe Goliyati kubw'igihembo bari bamuhaye. Bavuze bati uwica Goliyati turamushyingira. Noneho ntiyamwikundira, kandi noneho imico ya Dawidi niya Mikali iratandukanye. Mikali n'umwana w'ibwami wakuriye ibwami. Dawidi ni umushumba w'intama, azi gusimbuka akaguruka, ariko umugore akavuga ati ntabwo ari uko bahimbaza Imana. Abantu bize ntabwo ari uko baramya Imana, ariko ntukajya umvangira sheri. Ndavuga ati toka General Yesu abazimu bake. Urumva kugira ngo ashobore kubana na Mikali biragoye, kuko Mikali ni umwana w'ibwami, ni nk'umwana wo kwa Trump cyangwa se Biden cyangwa se ku bandi bantu bakomeye. Noneho Dawidi we ni umwana w'Irodebari, uretse ko Irodebari ni terimeza barokore, ni ahantu habi, yavukiye yibera mu ishyamba. Noneho rero kuba babanye iyo miterere yaragonganaga, ugasanga harimo baragongana. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, Dawidi urugo rwe yabanye n'umugore biragorana, kubera ko nta gihe cyo kumumenya, cyo kumurambagiza, ni ibintu byaje gusa biraza bimugwaho. Urugo rero ntabwo ari ibintu bikwiye kukugwaho, nta n'umuntu ukwiye kugufosinga ngo muzabane. Wowe banze wuzuze ziriya steps eshatu. Ndashaka kuvuga iki rero, mutaragera kure, abasore benshi bareba umukobwa uri mu rugo rukize, umukobwa wifashije, wari ufite iyo ntambwe nimumubuze kuba yakomereza. Ariko yitonde, ibintu byose bisaba gusenga no kubaza Imana, kuko ibintu byose bitarimo Imana birangirira mu nzira. Ibintu byose Imana itarimo, nashaka bari umukobwa wo kwandese ukomeye, umukobwa wa hari abantu bakomeye ku isi bazwi amazina akomeye, Bill Gates, ibihangange. Kuba umukwe wa Bill Gates urumva biryoshye, ariko zigitangaza ko uwo mukobwa we ashobora kureba akavuga ati nyuma y'igihe gitoya akagusuzugura, kwenda nawe yaba yabonye ko umuntu yaje ureba kumusora aza, umukobwa nawe aramureba aba yamwiteguye. Ni byiza rero kuza uyobowe n'Imana, cyangwa se uyobowe n'urukundo narwo n'Imana, birumvikana. Kubaka urugo rudashingiye, rudafite indi fondasiyo ushingiyeho uretse urukundo. Ngiye njya gufiyansa madamu wanjye yarambajije, urabizi ko nari narasenze cyane, mfite nanjye imwe mu nzira ziriya navuze zose narazuzuje. Imana yaravuze ndakunda, ariko n'abantu bakabona madamu wanjye afite ubuhamya. Nabyo nabazaga n'abantu ari uwambwiye ati Imana idufashije mu kabana, ariko igihe nari namaze guhishurirwa ko tuzabana turi hafi gusohora invitation. Uriya muntu mbona rwose yaba ari amata ashimwa n'Imana, yabyaye amavuta ye, ashimwa n'Imana n'abantu. Noneho arambaza amwerwa rwose mukunda, kandi ari umunyamasengesho ukomeye, narasengaga cyane ndi umusore. Arambaza ngo waba warasenze? Ndamubwira ntabwo ari cyo mba nagusubiza, ahubwo naragukunze. Ntabwo gusenga ngenda ndavuga ni ikintu kinzanye, hari icyo Imana yavuze se? Oya, ngiye nje kubwira ko nagukunze. Iby'Imana
numva bidakomeye kuba Imana yavuze kuruta uko ngewe numva bunzi. Icyo ni ikintu gikomeye. Nubwo Imana yaba yavuze, nubwo abantu baba bagushimiye, nubwo nawe waba warebe kureba ese urugo rushingiye ku rukundo. Rero urugo rwubakiye ku rukundo Bibiliya avuga ntabwo bibuza. Rero reka mbwira kandi kantu musho, izi steps eshatu zose izibuza ibitero gusa. Yaba Imana yavuze ntibibuza ibitero kugira gute, kuko Adamu niba hari umuntu urugo rwe rwahuye n'imiyaga ikomeye cyane ni umusore witwa Adamu. Uzi ko buriya Satani yabateye bakira abajene mari, Imana yaje gukiza. Imana yaje gutabara muri uriya rugo, yasanze batavuga rumwe, banabibwiye n'Imana. Adamu urihe? Numvise imirindi yawe ntinyishwe nuko nambaye ubusa. Ninde wakubwiye kurya ku giti nakubujije? Umugore wampaye. Atangiye kubiherereza hehe? Ku mugore no ku Mana. Umugore wampaye niwe wamumpaye. Ariko nshaka kuvuga iki? Yaba Imana yamuguhaye yavuze, bisaba ko urugo rurindwa. Urugo rurarindwa, umugore ararindwa, umugore arindwa n'umugabo, umugabo nawe akarindwa n'iki? N'umugore we. Umuntu wese arinda mugenzi we kugira ngo urugo rwabo ruzagire gute, ruzakomere. Babyara bakarinda abana babo. None rero nubwo izi steps zose waba baziteye ntibibuze ko Satani atagira gute, atarutera. Ruriya rugo kwa Yakobo twavuze na Leya nabwo Satani yarateye, ariko bararurinda n'ahandi. Rero ndashaka kuvuga ko urugo rurarindwa. Ndashaka kubwira abantu bafite ingo zabo, urugo rurarindwa, urugo rurakorerwa. Umugabo akwiye kubaka umugore we, umugore nawe akubaka umugabo we, hanyuma bakagira urugo rwiza. Ikindi rero wavuze uti imyuka iri hanze aha itera ingo, kuvuga ngo Uwiteka aravuze ngo aguhaye amahirwe ya kabiri. Naho kwitondera cyane. Amahirwe ya kabiri yahe? Imana yaguhaye umuntu mubana, murabana, mubyaranye abana batatu, iraguha andi mahirwe ya kabiri yahe? Agende yangare se? Sinzi ikibazo se. Igurane izane undi. Umwe agenda arira, undi aseka. Aho haba hari Satani. Kuko ntabwo Imana ishobora gukura umuntu mu rugo agenda arira avuga ngo urwo mbonye, undi avuga ngo yari yarabitubwiye. Ntabwo Imana biravuga ngo mu isoko imwe ntiyava amazi y'uburyo bubiri, abishye naryoshye. Bivuze ngo rero niba abantu babanaga, umugabo n'umugore babana n'abana, hakaza irindi jwi rivuga ngo iravuze iti amahirwe ya kabiri, Yesu wawe ntabwo ari mu bushake bwanjye, ahubwo mubikiye indi kado ivuye kuri izakunezeza. Dore amahirwe ya kabiri nemera. Umuntu ashobora gushaka umugore akamubera umwana ntamubera umwana mwiza, cyangwa se agashaka umugabo ntamubera umwana mwiza. Amahirwe ya kabiri Imana ikora ni ukurema umwe muri abo akabicyare mu gishya. Uwiteka Imana ivuze yajyaga ararakudiha, ariko amaboko y'Imana yakozeho. Ayo ni amahirwe ya kabiri. Bikamwica. Ese buriya yimwishe yishubwe Muribi. Amahirwe ya kabiri n'ababona. Aho rero biba byageze ku rwego ruri hejuru. Cyangwa se amahirwe. Imana yanabikora yamwica. Erega buriya hari ukuntu umugore ashobora kuba mubi cyangwa se umugabo akaba mubi, agagukorera ibintu bibi, none Imana ikavuga iti none uyu muntu nta mutima afite wo kwihana, naramugendereye inshuro nyinshi, ndakuruhuye. Noneho ukajya kubona uwo nawe Imana burya irarenze. Hari ukuntu bene abo bantu usanga yarabaye igipagani kubona n'igipagani, ariko ukajya kumva mu cyumweru kimwe arejejwe, arimo aravuga mu ndimi, arafashijwe, Imana igahita imucyura. Niko urakoze kuko hari abantu bibwira ngo hari abantu bajya mu butayu. Ibyo mu butayu byo ni byinshi. Harimo abajya guhirika amabuye ngo miritse kanaka ngo ugize gute, hari aho mperutse kwinyurira nigendera, ngiye kubona ngo umwe yabona umuntu yaciye igiti akubita, yafashe inkoni, arimo arakubita umugabo we cyangwa arakubita ibuye, akavuga ati ndagukubise ngo kanaka, ati ndagukubise kanaka, ati hari n'imirongo muri biri vuga ngo ibitugu by'abapfapfa ngo babihata inkoni. Buriya avuga ati reka nkubitiye umupfapfa. Okay, hari abajya rero mu butayu akajya gusengera umugabo ngo apfe, cyangwa akajya gusengera umugore ngo apfe, biturutse kuri ubwo buyobe, kuko akeneye amahirwe ya kabiri.
ahanini binaterwa n'ibikomere afite yatewe n'urwo rushako ariko ku kijyanye n'amahirwe ya kabiri niba wabanye n'umuntu Imana yamuguhaye n'uwo Imana iguhaye n'uwo ushobora kuba usenga ushobora no kuba udasenga utazi mu gusenga ariko Imana yemeye kumuhuza mukabana mukabyarana umwana umwe mukabyarana babiri sina ngombwa mushobora no kugira kutagira umugisha wo kubyara ariko iyabahuje mukabana Imana yabahuje ibyo rero by'amahirwe ya kabiri abantu babyikuremo cyane babyikuremo ahubwo ikintu mwavuze gikomeye ni urugo ruriho urugo rubaho hanyuma igikomeye mu kururinda iyo Edeni Imana ibahaye nimuyibanemo Imana ishyizemo ibyo muzarya ariko mureke n'Imana ibemo kuko hari igihe uba muri Edeni utari mu Imana ugasanga ibintu byose birahari ariko ugasanga Imana ntihari hari ikibura ntibizuzu Edeni nibeho ariko n'Imana ibeho bihari n'umujyanama wa mbere ejo bundi hari umuntu bambajije yari yabonye ikiganiro twasohoye kivuga ngo imizi y'ibikomere byo mu rushako twabisohoye mu gihe cyashize tuvugaho byinshi hanyuma aca mu gikari arampamagara kuko kontakite biriho telefone yanjye biriho arampamagara arambwira ngo mushumba ndashaka kubaza ikibazo kimwe kandi ukinsubiza utuje yarabanje arambaza ngo uratuje wicaye ahantu neza ubwo ndi muri office nta kibazo arambaza ngo nsubize urukundo rubaho ngo cyangwa ni umushyitsi ushobora kuza agatinda cyangwa agagenda vuba mbega arambaza ngo urukundo rubaho ngo cyangwa urukundo ni umushyitsi ushobora kuza kugusura yatinda cyangwa yagenda vuba ariko ntabwo urukundo rubaho igihe cyose icyo ni ikibazo gikomeye kandi icyo ni ikibazo gituruka ku bikomere aravirirana arimo arumva ko muri rusange nta rukundo rubaho ariko urukundo ni nk'ururabo uruteye nturuvomerere uruhirire rwa rurabo ntabwo rwakumerera indabo nziza zimeze neza ari nacyo mwavuze kijyanye no kurinda urugo rubayeho ariko urwo rugo nutarurinda ruzasenyuka byanangaje mwambwiye akantu gakomeye Adamu niwe muntu wasenye mbere akiri mu kwezi kwa buki urugo rwa Adamu kandi nta kintu bari babuze bari bafite ibintu byose ariko rurasenyuka bitewe no kutarinda kuri Adamu nawe umuntu yamushyiraho genda umuntu ashobora kwibaza kenshi dukunda kuvuga ko ari Eva wabiteye ariko nusoma Bibiliya uzabona Adamu yarahuze inzoka yarinjiye ivugana n'umugore we bagera ku ngingo yo kujya ku meza umugabo ataramenya ko umugore we yatewe urumva ntabwo yamurinze ubundi umugore niba avuye no mu kazi yiriwe mu myenda hakorera muri za ministeri ahantu se mu bigo bikomeye iki hari amajwi yahuye nayo ukwiye kumenya ese ni ayahe majwi arimo ararwana n'iyihe myuka ukabimenya ukaganira urugo abantu baricara bakaganira ukamenya amarangamutima y'umukunzi wawe nawe akamenya ibyo bahuye nabyo rero Adamu yaricaye gusa ntabwo yigeze yirukana iriya dayimoni umugore buri mugore yakoze ikosa rikomeye ryo gutega amatwi umushyitsi uvuye hanze impamvu yamuteze amatwi tunabigarukeho wenda tuzanakomeza kubivuga ariko impamvu yamuteze amatwi nuko yari afite umwana inde Eva iyo umuntu adafite ibimwokipa no mu buzima busanzwe akora ibitari ngombwa reka nkubwira akantu kubera iki ndagaruka kuri communication ni mu Kinyarwanda ubusabane n'ibiganiro ni umudamu ntabwo urugero iwanjye madamu amaze kugera mu buzima bwanjye ni ikiganiro cy'umuryango amaze kugera mu buzima bwanjye ikintu cya mbere namubonye yambazaga amakuru burya abadamu ni kwemera abashaka kumubwira byose akamamagara kandi abagabo ntibakunda kuvuga hane wiri uteho ngiye kurya ngiye muri pose ibintu ngibyo beze gutya niyo bundi se wewe wiri utese mahoro sava imeze neza
nkagira ngo nanjye ndibuze kugera umwanya nze kumubaza amakuru kandi buriya bari ikosa bukajya kwira amamagaye nka kane njyewe ngashiduka namuhamagaye munari kandi no kumusubiza ukavuga make yego iyo ni defa abagabo tugira yo ya communication kumenya amakuru y'umudamu wawe yiriwe ate ameza ate byo barabituma amakuru numvise urabona iyo bavuze ngo buriya muntu uvuye kwa ngara rero umugabo ugira karimi cyane noneho umwamikazi ngo umwami ntamuhekeya yamvugo y'iki noneho ngara we akayitanga cyane ngara yarazi gutanga keya zikuvuga atari ko mwami yarahiriwe ufite umwamikazi ntawe ngara akavuga cyane yarazi kuvuga cyane ngara ameze nka yanzoka yaje muri Edeni yaravuze buri inzoka yaravuze kugeza aho umugore afata icyemezo atabarije umugabo kubera ijwi rya ngara noneho umugore ageze aho aravuga ati wava muri uru rugo ntigera kuri uyu mugabo ngo ageze yasanga ngara nta kintu agira uretse akarimi gusa inzara iramwicara arapfa ageze aho ngaho rero ngara afata icyemezo cyo gusubirayo nk'abamwana w'ikiraro noneho turutse ku musozi baravuga ngo yonga avuye kwa ngara yes icyo kiganiro abadamu abagabo barinde ingo baganire rinda urugo rwawe baganire yes ni muganire menya umudamu wa amakuru ye communication yiriwate amezate bimeze gute ndetse uri abadamu bakeneye ko tubereka ko tubitayeho urukundo bibiri bivuze ngo mubakunde nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira niba nsoreze kuri niba umudamu mu rugo arwaye akakubwira indwara abagabo ntabwo akeneye kumubwira ngo jya kuri farumasi insurance jya kwa muganga cyangwa ujye kuri farumasi baguha ikinini oya niba akubwiye ngo urwaye umutwe umubwira yo turwaye umutwe uzi umugore yo tunumva harimo n'umuriro nurangiza umubwira noneho rero tugenda unywa amazi biraza gukira namusengere uvuga uti itangaje nuko wa mutwe ukiri atanyweye ikinini yes ibyo bintu ni ko hari igihe agiye kwa muganga dogita akaba ari bumukorera akeneye kumubwira kandi dogiteri mukuru ari umutware wowe mwivurire nakubwiye ngo arwaye umutwe mwegere ukoreho mubwira ariko numva harimo n'umuriro tiyo tukore sana noneho tunywa amazi biraza koroha azagenda anywa amazi izakira keretse niba ari uw'abadayimoni adamu icyo yabuze muri Edeni yatereye iyo none se ubu Edeni reka dufate za Edeni z'iki gihe badamu bameze bate bitwara gute kuri bari Adamu bari muri starago mbega abarimo atekereza imishinga uriya muhungu Imana yari yamuhaye umugabo wayoboraga isi yose n'ubukire bw'isi yose yarabujeraga nta mwanya rero yarafite wo guha Eva ariko Eva nawe ndamugaye kucyo ahita atega amatwi uriya mushyitsi mubi impamvu ni iyihe baheva reka bizane kuri baheva b'iki gihe niba faiblesse intege nkeya z'abagabo ziba ku maso kurya ni kuri aya maso ibyo tureba uko tubona bameze neza baheva b'iki gihe biragutangaza okay reka ibyo no kubyinjiramo ariko faiblesse y'abagabo iba ku maso ibyo abona nibyo bimukiza nabyo bimwica hanyuma intege nkeya z'abagore ziba ku matwi ibyo umubwira umuririmbira naratanga uzi ko umukobwa cyangwa umudamu umubwira ngo ikinyomoro mu matunda ngo mapere agahita atega umusaya agahita yengeka umusaya akumva arafashije cyane ukamubwira ngo kandi nzanagutuza ku kwezi ntabwo yirirwa atekereza ngo tuzajyayo duciye rega buriya niko baba baraje niko Imana yabari buriya ugihura na fiance wawe madamu mubana rero ukuntu wamubwiye ijambo ryiza uzi ko ari ijambo riba ryaramuzanye byonyine ndagukunda n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'imbaraga zanjye zose haleluya ndagukunda agasiga byose akava iwabo akaza kubera umubwira iryo jambo rero rikwiye gukomeza paka noneho rero reka turebe nari mvuze ngo nubwo uru rugo rwaba rwarubatswe n'iki n'Imana yaravuze ni kururinda ikindi nshaka kubwira ba bandi bategereje amahirwe ya kabiri
ubundi niba buriya biterwa nuko abantu baba babuze n'urukundo. Ubundi ahantu hari urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose, urukundo rugira neza. Kandi niba hari umuntu ukwiriye kugirirwa neza kuruta abandi, ni umudamu wawe cyangwa umugabo wawe. Jewe Imana imbwiye kwizanya amahirwe ya kabiri, niyo yaba ari Imana navuga ni Imana, ntabwo mbyemeye. Ariko uzi kuba warabanye n'umugore mukigenda n'amaguru, abantu bakaba bageze ku rwego rwo kugenda n'imodoka n'indege, noneho ngo haje amahirwe ya kabiri, haza undi bijyamo, wa undi mwararanye ku karago musenga abivemo. Harimo umugambi wa Satani mubi, kubera ko Imana ntabwo ibabaza umuntu, siko birivuga ngo ntabwo inezezwa no kubabaza umuntu iteka. Ntishaka kubabaza umugore, ntishaka no kubabaza umugabo. Icyo rero numva nuko iri jwi riza gutanga amahirwe ya kabiri, abantu batagira gute, badakwiye kuryemera. Ariko navuze ijambo rikomeye, navuze ngo hari igihe umuntu ababaza undi, Imana ikavuga iti mwana wanjye ndaje. Ni gakeya ariko biba, ariko none ugasanga icyuye umwe igamije yenda kuruhura undi. Ariko ntabwo umuntu akwiye kubisaba ngo ajye mu butayu avuga ngo cyura Mana, mucyure Mana, ngo kubita Mana. Ya ikindi icyo usabwa ni ugukunda uyu muntu kugeza igihe ubushake bw'Imana buzagera gute. Ariko biraremereye, hari igihe abantu bakubwira ati ni uko ubivuga agahwa kari ku wundi kageze gute. Ariko icyo twabwira abakristo yenda tugana no ku musozo, ni uko urugo rurarindwa. Umugabo n'umugore bakwiye kurinda urugo rwabo. Kandi nubwo twavuze ziriya nzira zo kurambagiza zose, nubwo waba waraciye iyo ariyo yose, iyo waciye ushobora kuba warakunze, ushobora kuba abantu baraguhitiyemo, ushobora kuba yenda ijwi ry'Imana naryo. Ibyo byose Imana icyo ikeneye ni kurinda. Bagabo murinde edeni zanyu, murinde ingo zanyu. Bagore namwe mube hafi y'abadamu banyu. Ntabwo ari ukubaba hafi gusa, ahubwo abagabo tugerageze tube hafi y'abadamu, kandi twige kubabwira amagambo meza kugira ngo hato hatazaza umushyitsi uza kuvuga ayo magambo, ubabwira amagambo bakeneye. Bariyaga n'abagabo bakunda kugusha abantu mu byaha, bazi kuvuga. Nasi naho ubwengara baba bazi kuvuga, wambaye neza, urasa neza, ariko umugabo yarahiriwe, ugasanga baravuga. Ariko none tubabwire, nta nubwo umugabo akwiye kubwira umugore w'abandi amagambo menshi, bakwiye kuvuga make, kuko amagambo menshi ntabura iki, iyo ari ngaraza. Ariko bangara rwose, ngara rwose, gabanya. Hanyuma ba Eva nabo uruhare rwabo rukwiye kugaragara, amatwi yabo nibayatega. Niba Eva azi ko Adamu akwiye kugira ibigaragarira amaso, Eva yeranje mbere nk'ururabo rwigera, ahora ururabo, mbega nawe akora ibishoboka byose ku buryo Adamu hariya avuga ati niba hari abantu bashatse neza, Adamu nashatse neza, nakureba abona uryoheye amaso, abona urabaruta cyane, reka buriya mushumba, niba hari ikintu gikomeye gituma umuntu akunda undi, ni ikintu cyitwa urukundo. Umuntu wese ufite urukundo ntagira isura mbi, zabaza ahantu hari urukundo nta sura mbi haba. Reka rero sinabwo wasomye Bibiliya ko Yesu gatari afite ishusho yo kwifuzwa, ntabwo wabisomye. Yesu yageze ahantu barabica isura irangirika ku rwego rukomeye, ariko abantu baravuga turi umwami wacu, bakamupfukamira. Nubwo yari yambaye ikamba ry'amahwa, ava amaraso, ababaye, atari wo kwifuza, ariko baravuga baturi umwami kubera iki? Yari afite urukundo. N'uyu munsi murakoze mushumba, turabashimiye namwe mwari mudukurikiye, muduteza amatwi, mutureba, tubasabiye umugisha w'Imana. Imana nibaho umugisha rwose. Aya magambo tuvuze katuvuge ngo Imana yo mu ijuru yaduhamagaye yaherekeze, igere muri iyi miryango, igiremo ibintu bishyashya ireme, cyane cyane badamu mube kure, kugira ngo uriya mwuka mubi utinjira, kandi mugerageze
abo badamu abo ba Eva banyu ubabwira amagambo meza kugira ngo amatwi yabo abe okipe cyane cyane okipe ataboneka umushyitsi winjiramo ukabaho umurongo wo muri Bibiliya ugomba kuwusoma cyane. Abefeso 4:27 baravuga ngo ntimukabererekere satani ni abantu bakwiriye kumubererekera kuko iyo umuhaye akaryama aragusenya azi gusenya cyane. Hanyuma rero ndagira ngo tuganire nane tuvuge kuri badamu batarakora mariage bakiri mu rugendo ngo turababwira iki abadamu bakwiye gutegura Edeni nibategure Edeni yabo kandi nibamara kuyitegura nibayitegure yonyine badatuje mu Imana niyo ya mbere nibeho nigufasha kubaka kugira amafaranga menshi ushaka kugira amashuri menshi ariko bitari mu Imana byanga bikunda bizasenyuka. Tegura Edeni yawe Eva urongera iki tegura Edeni yawe hanyuma numara gutegura Edeni yawe utuzemo n'Imana. Eva nakaje kure yatako nakaje kure yaba ari mu kazi ariko ba Eva benshi nabadamu usanga umwe akorera iriya undi agakorera iriya ugasanga ariko banashoboka ko ari kure kuko koranabuhanga ryaranabyo y'umutima kuko kure y'amaso atari kure y'umutima nta kibazo byo gukorera kure ariko mu bagira ukuntu mubane hafi ni nkuko tubanye n'Imana biri mu ijuru ariko iri naha. Urakoze turabashimira reka dusenga Imana dusengera imiryango kuko imiryango ikwiye gusengerwa ariko kandi cyane urugo rwubakwa n'ubwenge ariko ubundi byaba ari ikindi kuko umuntu arava ahangaha urugo rwamucanze akajya mu butayu cyangwa akajya mu rusengero agasenga 21 akavuga ngo urugo rwe ruzubakika. Urugo senga ariko nakora urugo rwubakwa n'ubwenge niko muri Bibiliya havuga mu gitabo cy'Imigani. Urugo rwubakwa n'ubwenge kandi rugakomezwa no kujijuka. Rwubakwa n'ubwenge kandi rugakomezwa no kujijuka. Kujijuka ni ukuhe n'utwo tuntu twose twagiye tuvuga. Reka dusenga Imana turabashimiye comment zanyu tuzibone hasi kuko tuzakomeza kugaruka muri ibi biganiro kandi abantu baramutse hari icyo yenda bumvise bakeneye ubwo bahamagara tuhari kugira ngo gira abantu inama yenda hari n'ibyo tutavuze yenda kubera umwanya ariko twebwe turi Imana yaduhamagariye kubaka no gukomeza abizera. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye tugushimiye ko duhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kuri uyu muryango. Tuvuze bikeya ariko tuzi ko uzahishurira abantu kuko umwuka wera ushimye niwe ujya wigisha abantu iri jambo rigira ububasha mu mitima y'abantu. Turwanyije umwuka mubi urwanya ingo, turwanyije imbaraga zisenya ingo mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze kugira ngo utange imbaraga mbi muri iyi miryango amahoro yawe abe muri yo. Turifuza ko iyi Edeni wifuje gutuzamo uyu muryango birushaho kubabera nziza. Turifuza ko izi mbuto zo muri Edeni zakomeza kwera mu gihe cyose. Urakoze ntizigahundure ahubwo imbuto zo muri Edeni zikomeze zere mu izina rya Yesu. Amen.